ikaze nanone kuri Day to Day Media. Ni Trezor. Simbi nari namukoresheje ikiganiro giherutse episode ya gatatu ya Red Flag Green Flag. Umunsi namugaruye ngo tugire ibintu twiganiriraho. Yes, twagarutse. Mumeze mute? Siko mumeze neza cyane. Natwe tumeze neza. Yes, muze mubane natwe ku biganiro byacu. Isi ikintu nshaka kuganiraho. Hari ibintu nyine bimaze iminsi abantu bavugaho. Uyu mukobwa ashatse uyu muntu kubera amafaranga. Uyu nguyu ashatse kare kubera urukundo, nyine ibintu nk'ibyo kumva. Hari abari kuri uruhande rw'amafaranga, abandi bari kuri urukundo. Noneho mbere yuko dutangira wenda ngo turebe impamvu ku mpande zombi. Cyo nyine uko bimeze. Wowe bimeze bite kuri izo topic? Ngiye kuri izo topic pe bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane. Wowe n'amafaranga? Nye oyanjye urukundo. Okay. Wowe bimeze bite? Njyewe ntago mbizi. Nabyo se ibyo ni ibiki? Nabyo urumva ari igisubizo? Isi noneho ngereka nkubwira ikintu ntekereza nyine wenda gitera. Uko bitekerezaho abantu bamwe na bamwe. Hari abantu nyine baba birebera economy yabo ukuntu imeze. Akabona nta mafaranga nyine wenda afite. Akavuga ati rero nihuje n'umuntu ufite amafaranga byamfasha. Kazamuka karanshingira ka business. Kandi ibyo sari ikibazo. Okay. Iyo ni imwe mu mpamvu nyine ituma abantu. Oya turabyumva, ese turi abantu bakuru twumva aho ubarizwa. Oya. Nibyo nasindi kubyumva. Ushobora turi kuvuga n'impamvu rega muri rusange. Ese abantu bamwe vuga atagihara kubera amafaranga. Ngo ngiye ntekereza ko wenda bavuze ati uriya muntu ari uburyo ndetse no kuba twabana twubaka urujya supportinga mu buryo yagufasha uburyo n'ubu. Yego. Wowe ubwo turacyari ku ruhande urebye n'ibyo rw'amafaranga. Turacyari ku ruhande rw'amafaranga. Ariko nyine kuba ngiye kukuvugira bino ntabwo ko nyine z'amafaranga kurusha ubu. Oya ntacyo nawe tubwire ntacyo. Urumva hari ukuntu n'ubundi ushakana n'umuntu sibyo? Uvuga ngo murakundana, mwazagera iwanyu inzara igatangira kubica, inzara yaza umugabo wawe akazagerwa akaza ari kugukubita, urumva akajya gukubita nyine wenda yiriwe ari gushaka amafaranga yabuze akaza ari kuyagutura. Nabwo wareba ukavuga rero kwa kundi nyine like abantu bavuga ngo kugira ngo ndirire ngo nyine mu bavuga ngo iki nyine iyo terme bavuga ngo iki ndumva ntari kuyimenya neza. Umugani shakireka Pierre kuri kamera dufashije. Nadufashe kurira mu ntoki. Pierre dufashe. Oya ngo aho kugira mani mukageto mani n'ibintu by'ibyo wana buraye warira mani muketajwi tudafatanga fry tukajya sibyo. Umugabo wawe basi akirwa ari kugukubita nije akubwira bebe z'uyu munsi date sangapi mukaruhuka. No byari ikindi kintu ntekereza. Urumva hari ikindi kintu nge ntekereza. Hari abantu nyine baba bari senda byita ngo iki babakunda wenda ibintu materials sibyo? Kumva we nyine ashaka kuba inzu nziza sibyo? Ahantu heza. Yego. Bakunda gutembera, yifuza ko abana be baziga ahantu heza. Kavuga ati rero kavuga ati rero niba nta mafaranga mfite kugira ibyo bizakunde reka nshaka umupartner ntagendeye ku rukundo cyane ahubwo ngendeye ku muntu ufite ufite amafaranga sibyo? Abo nabo hari ababikora uko nyine kubera iyo mpamvu we yikundira nyine ibintu byiza. Kandi ibintu byiza bisaba iki? Bisaba amafaranga. Urumva rero
oya yaba ariko impamvu. uzi kuri iyo ngingo Mm. nyine ibyo nuvuze nibyo sibyo nibyo kandi na nubwo wacira umuntu urubanza like uvuge ngo wowe ngukurikiye amafaranga oya buri muntu icyo umutima ushatse aragikora kubera ko njyewe nyine ntago ari abantu benshi nzi ariko like abantu b'abakire cyane ntago bubaha nyine ntago bagira kubaha muri bo rero nk'abantu wenda badakunda ko babasuzugura njyewe wenda mba numva ndashaka kuri urwo rukundo mushobora no se kubera iki wenda njyewe ntabwo nkunda kwita kuri negativity cyane njye nizera yuko dushobora no gukora niba dukundana twafatanya bikazacamo gake gake nta bantu uzi bashakanye ari abakene bo akaba ari abakire hari n'abashakanye ari abakire buno bakaba ari abakene. yes njyewe rero abo ngabo nibo ngenderaho nizera yuko as long as nyine mufitanye direction imwe nyine ntabwo umwe ari kuvuga ngo njyewe ngo this is my orientation uyu nguyu ngo bimeze gutya oya nyine mwese muba muhuje rero numva yuko niba muhuje byose byakunda. Gusa isi ibyo bintu twe tukiri ku ruhande ngo baba shaka kubera amafaranga sibyo bijya bigira nyine ingaruka cyangwa risk zizamo nyuma utekereza nka zimwe muri risk zizamo nyuma ku bantu bashakanye gutyo umwe ategetinze wenda undi ukavuga ati umwe impamvu yari ukuvuga ati wenda hari ahantu ngira ikintu makura cyangwa hari iki ngiki risk ziba ari izo utekereza shangewe hari igihe numva nyine uko nguko gushaka kubera amafaranga hari igihe n'ibyo ushaka utajya ubibona akenshi nyine wenda nk'umugabo wawe nabwo none se hari igihe avuga ntabwo bino ndi bubigukorere noneho ikindi kintu kibi gushaka uri kuvuga ngo nyine ngo wizeye ngo umugabo wawe hari igihe ajya avuga ujye wicara mu rugo gusa ntugire ikintu ukora nyine buri kintu cyose ujye ukimusaba kandi ntabwo ibyo bintu ari byiza akantu kose nawe urumva nyine biba bigoranye rather than na undi mwashakanye wenda mu bukene ashobora kuvuga cyangwa niko biba binameze akenshi ukavuga ajya gushaka hano nanjye njya gushaka hano nyine tuze duhurize hagati ku buryo nawe wenda ari ikintu wakwimarira ukamarira n'umuryango wawe ariko kenshi iyo ushatse gutya umugabo afite amafaranga bikagutegeka kugira ngo ntabwo nshaka kuva hano jya urera umwana gusa rero ugasanga gusaba akantu ku kandi biragoranye. Icyo kintu nanjye rero nagitekerezaga urumva ikintu bita power imbalance sibyo ugasanga nyine ntago munganya nyine aragutegeka cyane nta nubwo amuhereza hirya ngo yumve urumva waje nta kintu uzanye kurumva niba nta kintu wazanye uramubaza iki akubwira nyine ati nyura ahangaha tayari tayari kiremba numva ari kimwe muri risk nyine umuntu witekereza uko yivugira ati njye nagenda kubw'ibiceri gusa hari n'abagenda kubera ibiceri bigacamo oya nyine bicamo ariko wenda ngiye kuri njye kubera ukuntu nyine niyo mpamvu navuze ngo nta muntu twacira urubanza buri muntu afite ukuntu yumva ibintu niyo kubera ukuntu akunda like wenda nk'umuntu gusuzugura njyewe nashaka uwo nguwo nyine twumvikana muri byose. None se ku ruhande noneho rwaba bikorera mariage kubera urukundo birumvikana byo urukundo nyine nicyo kintu kiba kiri hejuru ariko bo nyine ni ikihe kintu kindi gisunika kugira ibyo bintu bikundi undi cyamusunikaga byo ni amafaranga twavuze zimwe mu mpamvu umva rero nkubwire urukundo n'Imana yaravuze ngo urukundo ni byose rero niba ari urukundo ari byose urumva n'ubwo bufatanye burazamo kubahana kumvana ni ibintu byinshi nyine urabyumva niba mukundana ntabwo nazamubwire ngo ibintu bimeze gutya nyine mutinde kunyumva oya uranyumva ibintu byose mushyira hamwe mushyira hamwe nyine urumva yes nuko biba bimeze
kuri cya kindi twavugaga hahandi abantu baba usanga yaramubwira ati nyura aha bigenze uku kuko afite icyo amurusha ahandi uba usanga ari neza hari aba ari balance ari fresh. None se hari ukuntu abantu bavuga ngo iyo urukundo rwiyongeyemo ibiceri ababaye atabyaye amavuta. Nawe se ubyemera uko? Oya nibyo pe cyane biba ari byiza cyane ariko bivuze ngo iyo ibyo byombi noneho bihuye urukundo n'amafaranga ngurwo biba birenze. Ariko hari akantu nabonye ngo kwa kundi nyine aho kugira ujye gushaka nyine kubera amafaranga nagukunze umuntu ujye gushaka nyine kubera wikurikiye amafaranga. Wenda wazajya utrayinga nyine ahantu hashya heza urumva ko ahantu nkaho nyine ukagerageza wenda ukavuga reka nshaka udufaranga tumeze gutya niyemeze nyine wenda njye muri nyine ahantu hari fence urumva hameze bya rero aho ngaho nyine ushobora kuba wahahurira n'umuntu muzima aho kugira ushake nyine kubera urukundo nyine ugashaka kubera urukundo n'amafaranga. Nose ubu mutipe aje afite ameze fresh financially bifite amafaranga nyine bishaka gutangira ubona ati ntago mukunze ariko ko mugenda mumarana igihe ayo mafaranga ntago yazakwinfluencinga yakumukunda ahubwo we oya nyine kumukunda nta kibazo niyo ushobora kumukunda wese yagukunze erega nicyo kibazo we yagukunze urumva ni nawe wakwaprocinze ahubwo aje ameze neza afite amafaranga. Oya nose urumva aho ngaho nyine byaba ari byiza byaba ari sawa nyine ni kwa kundi amahirwe yo nabwo washaka ngo kubera ngo urukundo mu bukene ukazabiriramo byose nyine biba ari kimwe ari igihe biba byiza tena bikaba bibi. Ahubwo njye cyo numva nuko wakora icyo uri kumva umutima wawe nyine unyuzwe. Unyuzwe nacyo nicyo numva wakora. Twiganiraga ku mpamvu abantu bamwe ubusanga bavuga bati se kubera icyo uriya gihe hariya kubera amafaranga. Nawe ubishoboye wahagereka nawe ubishoboye wahajya. Rero ibintu ni gake gake wenda biguhiriye nawe wabikora. Day to day media nawe watubwira igitekerezo cyawe kuri ibi tuba turi open cyane abantu bashaka kugira icyo batubwiraho mutubwire muri comment cyangwa batwandikire no kuri nimero. nta kibazo. Isim merci beaucoup kuza mu kiganiro tugiranye ikiganiro cyiza. nawe utaha abantu badukurikiye barebe n'ibindi biganiro byabanje umuntu mushyashya kandi subscribe bajye basharinga n'ibiganiro n'abandi babirebe tugire family nini cyane. Thank you kudukurikira. Ciao ciao.